1, fire. Muri ino video tugiye kureba hamwe icyo wakora mu gihe WhatsApp yabaye banned step by step guys. Ni ukuvuga ngo niba WhatsApp yabaye banned nta kindi uzakora, uzajya kuri WhatsApp yawe cyangwa uzajya kuri Chrome, nurangiza kujya kuri Chrome ujye muri search ibintu bisanzwe wandikemo WhatsApp Messenger contact, gutya ubona byanditse muri screen yawe, nawe niko ugomba kubyandika. Mushimira ugeze kuri uno munota kandi gukurikira ino video kugeza irangiye step by step kugira ngo ubashe gusobanukirwa buri kintu cyose ukava kuri ino channel ubashije kukimenya. Umara kusearchinga gutya uzasearchinga uze kuri hano hambere ubona bizaterwa na WhatsApp ufite abari Messenger cyangwa business, nabwo ni gutyo uzakoresha gusa nawe uzandika Messenger zika WhatsApp business, bizo kandi hano hambere uzahita uhingukira gutya utegereze hafunguke. Nkusaba n'ugeze kuri umunota ukanda subscribe, like ndetse na comment kuko ni ibintu bikunda kudufasha. Uzazukana hano hambere uzahingukira contact us wakande gutya umara kwakanda utegereze gato zatafunguka option imeze gutyo, uza scrolling hano hambere ubona uko ngenda mbikora step by step na kimwe wishe mbabwira ko ujyana uzahita uzawandikemo Rwanda cyangwa ushyiremo code y'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda. Umara gushyiramo code y'igihugu cy'u Rwanda cyo uzakuzaza wandikemo ya nomero yawe yabaye ban cyangwa nomero yawe yahagaritswe gukoreshwa kuri WhatsApp. Uzandikamo nk'urugero nanditsemo nomero yanjye gusa ntabwo iyi banned, ni urugero naberetse ndaza kukwereka inyuma akandi gace kuntu umuntu abaye banned bizahita bigenza. Ndikamo nomero yanjye ya telefone isanzwe uhereye kuri 7 0788 cyangwa 0799 niko uzandika. Nurangiza rero ikintu uzakuruza hano shyirimo email bazoherezaho option cyangwa bazakorezaho igisubizo, nibamara gucekinga bya bintu bababwiye niba koko ari ukuri uzashyiramo email yawe cyangwa Gmail usanzwe ukoresha muri telefone yawe, iyo irimo nyine muri telefone yawe. Ngiye nashyizemo email yanjye nkoresha nefuzo wongere uyisubizemo andi wanditse hejuru. Nurangiza amanuka nafitamo ubwoko bwa telefone yawe ni Android, zatamo Android, niba ari iPhone zatamo iPhone, niba ari iOS byose bitewe n'ubwoko bwa telefone ufite. Noneho hano hasi igiye kukwereka n'uzaza ukandikamo ya message uzandikamo gutya. Iyi message ngiye kukwandikira ku ruhande cyangwa uyu utari kureba neza usanga muri description y'iyi video. Ni ukuvuga ngo niba utazi icyongereza ino message nanditse hano ku ruhande niyo uzandikamo, kandi niba utari kwibona neza urayisanga muri description y'iyi video. Kuba numara kwandika ya message nakoreza tukanda next, numara kwanda next urabona ko zahita ameze gutya kandi handitse send. Ubwo numara kwanda send bazacekinga ibyo babwiye, nyuma bazakoreza message kuri ya email yawe. Guys, ni ukuvuga ngo bizaterwa n'igihe runaka bazahita bagusubiza, nakanya bashobora guhita bagusubiza ariko ntabwo byarenza icyumweru kongera gusubirana ya WhatsApp yawe. Thanks, tubona ubutaha.